itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Abarinzi b'inyoni bajya inama nazo z'igiyindi, wanditswe na Munyaneza Innocent, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari benshi baba bafite umutungo ufatika yewe n'ingo zabo zidasaba umunyu, nyamara wa mugani wa yamvugo nta kibavaho. Ese uramutse ufite umufuka utubutse, umwana bakagusaba ngo umwubakire cyangwa umugabanyirize kuri uwo mutungo, wabigenza uti? Ntabicishije amatsiko, nimukurikira umukino. Ese kimwe burya bwose urahari? Uharate fana saho iki gitabo cyane ngongera kujya mva mu rugo niboneye mama. Wabura aho ujya se ko bumbona muhora mugenda wagira ngo muri ba mukerarugendo. Mama rwose ngiye unzi igice. Ntabwo ndi muri babandi bimbura mu marubiri rwo bazenguruka umujyi nta gahunda bagira ngo babasabye kumenya ubuso bugize. Reka ta. Ariko ubundi we nta n'ikibazo cy'akazi cyane ufite. Iki se mama? Uraza gufatanya na so muri business maze umuryango wacu urusheho gutera imbere. Byari byo. Ariko buriya sinzi ko papa twashobokana n'ikunda ry'amafaranga. Akareka aza n'abakoresha baba barira barizwa n'iki se? Ngo ajya kubahemba asabahera yaheze. Nkaswe jewe umuhungu we yajya yitwaza ngo rantunze koko. Rero wa mwana w'umuntu aba yarageze kuri buriya bukungu bwose ubona dufite yariyushya kurura. Reka yakunde ni mu gihe. Uburyo byamuvunye kugira ngo yagereho. Ibyo ndabyemera ariko ikizi none se mbwira, iyo umuntu yakoze nyine ubukungu akabugeraho, kuki akomeza kugungumiriza ntagire ikimuvaho ko? Buriya rero mama, njye mbona aho tugeze buriya twakagombye kuba dufatira ibiruhuko bya buri mwaka ahantu hasobanutse nk'abandi bose bagezeyo. Ariko wa mwana we hari ujya agerayo se ngo umuntu apfa akiyashaka? Kare ukuntu abandi bana twiganaga bantinyaga ngo ndi umwana w'umukire, ariko nakwibuka ukuntu na minervari mwayishyuraga ibice kandi mutayabuze, umva ndumva rwose. Yego nasajye akabyara ariko nyine nuko bimeze. Yakomeye we yazagucika ugasubira mu gice cy'ingungurureka. Ahubwo ndumva je ndahita mwaka amafaranga yo gusohokana n'abandi bana twiganaga maze dusezeraneho nk'abantu biganye imyaka yose tumaze muri kaminuza. Ndayamwaka rwose. Ayo ntiyabura ariko azubimubwire. Mwiriwe neza. Mwiriwe papa. Mwiriwe. Ngosha kimurosha. Mwiriwe papa. Banagufasha iryo kota ahubwo. Ni marete rwose ndabona. Reka nigufashe. Ngosha. Ndabona wowe na nyoko mwaremeje ikiganiro. Kiyo kazi kenda kunkuramo roho. Kahinda kakwicaze se wo gushaka kwikorera ibintu byose nkaho tudahari. Mbasire mu bintu byanjye rero nta burambe mu bifitemo maze bipfe ndera. Azama tuzava mu kansubiza kwisuka. Nzajya byikurikiranira urumva nawe umenye iby'abana ba rubanda wigisha. Ariko papa ndakumva ubu nta soni bigutera kuba mu mayirirwa ry'ingwa kandi mwakagombye kuba mufatanya business koko. Mumbarize mwana wanjye harenda yakumva. Umva sha umva mubwire. Ndakumva. Nyoko kuba yigisha nuko ari umwuga we yamenyereye gukora. Ngiye ngakora iby'ubucuruzi kuko ari byo namye nkora. Niba se gihe ungaye basinjiza uyu muhungu wawe mu mwuga maze rero ko nibura yazagusimbura umunsi uzaba utakibashije iminsi y'izabukuru yagusatira. Rwose niba nk'ibyo. Aya urumva nabyemera agiye. Umva sha ndakumva papa. Ubu ngeze kuri ariya masitasiyo yose mfite muri uyu mujyi ntabwo byamanutse mu ijoro ngo binyitureho. Murabyumva ariko? Papa rwose ndabyumva ko wishyira kuya kugira ngo ube ubarirwa mu baherwe bo muri iki gihugu rwose. Ibyo ndabyumva. Kuranga rero urakagabo rwose. Nishyira kuya nyine. Ariyo mpamvu ntacyagiye ishobora gupfa ubusa ndeba. Urumva nawe rero ugomba gukora kugira ngo ugire aho wigeza utinjiriye mu byo giwe nka sonaruhiye. Uko bimeze none se papa buriya nyine ntiwakoze kugira ngo natwe abana bawe tugukomokaho tuzagira aho duhera? Kime mubwire rwose ko umuntu wese akora ngo isi ntazayisiga uko yayisanze abandi bagakomerezaho. Kuki we wumva bawe bahera kuri zeru kandi bagombye kuba bakomereza kuri wagezeho? We ni kambabazi. Iyo wabwiye ko umuntu ari kapitene
umwana waza agahita aba majoro. Niba umwana ashimye umurimo wa se kimwe n'ipeta agezeho, ni byiza ko nawe abanza akanyura mu nzira nk'iyo se yanyuzemo, maze yashaka rwose akazamurenga akamurenga akabona generali. Icyangwa ni iki? Ni uko we nk'umwana uba ufite uwureberaho, ugomba kureberaho rero. Aha ndumva bitoroshye. Ubu narinzi ko ubwo Kimenyi arangije kaminuza ugiye guhita umushyira mu icungamutungo ry'amasitasiyo yawe, ndetse agatangira akamenyera umurimo wa se. None nuko bimeze? Yewe ntabwo ari uko nkora. Nakoze akazi kanjye nk'umubyeyi ko kumutunga nkamuhira amashuri. Ahasigaye rero nawe nakura amaboko mu mpuzu, akura amaboko mu mufuka, yiruke umujyi ashakisha icyo yawukoramo nawe yitunge. Ntakajya gutekereza kuza kwicara mu mari yanjye. Ibyo byibagirwa sha. Byibagirwa rwose. Ntacyo utambwiye numvise papa, gusa nashakaga ko mumpa amafaranga. Umva kandi ubu se kandi ko warangije kwiga urandika amafaranga yandi. Nyine turashaka gusohokana n'abandi bana turangizanyije muri kaminuza kugira ngo dusezeraneho, kandi njye nk'umwana wo mubifashije nabemereye kurenzaho ko iyo buri wese azatanga. Namwe murabyumva nyine kugira ngo umunsi wacu uzarusheho kugenda neza. Ntacyo mbakundira rwose. Nikoze sha, uzajya wishinga abana b'abafongisiyoneri bahembwa buri kwezi, maze nawe uze kunteraho imbabazi nirya nkima. Ayiwe, ariko ubwo wakumva wigereranya n'abafongisiyoneri babona umushahara ku kwezi rimwe na rimwe ukaza zivuye mu bakannyi. Nawe unyumvise yaguseka seki. Waseka n'ubutazi ko ifaranga rivuna kurigeraho. Rekana n'abarekenegire kwiruhukira sinishobora. Ubwo se koko ntacyo ushubije umwana urigendeye? Nawe ndebere ku mama. Yewe bene byo niba bene namba koko babivuze ukuri. Ntakonde. Mama, ndabona abana bawe baragerageje gusubiza neza. Ndabona bamaze kugukosorera babyitwayemo neza pe. Cyangwa sha urimo kubahaye ubuntu? Ubwo urimo urakurikiza urupapuro naguhaye? Ariko mama nawe ngaho reba ibyo bisubizo we watanze nka mwarimu, maze rero nibyo bagerageje gusubiza. Urabona hari uwo ndimo kubera? Yewe ndabona bagerageje kubikora neza da, kamumeze ndebera. Ariko uzi ko iyo ujya kwiga ubwarimu nka nyoko wari kuzavamo umwarimu mwiza di. Nyamara nubwo atari bwo nigiye, ariko nanjye buriya hari ukuntu ndi weda. Gute se? Ariko mama ntukigize nkana. Ubu se papa yawe yari mwarimu na mama akaba we, maze iyo ngabire y'ubwarimu sinyigiremo? Birashoboka da, singuhakanye. Uwakubwira ukuntu usa akiriho yavugaga ko ikintu cya mbere azatoza umwana we ari ugukunda umwuga w'ubwarimu. Kubera iki se mama? Yaravugaga ngo niyo wakena ariko udakennye mu mutwe, ati byonyine gutanga ubwenge ubwabyo ni ubukungu butagira icyo bwagurana. Nibyo da. Uzi yahuraga n'abana yigishije baraminuje, maze bakamugurira kamwe ngo barimo kumwishyura inyuguti yabigishije ye, wasangaga nyine yishimye cyane bitavugwa. Kuwitsa umutima se? Urabivuga nkarushaho kumukumbura, yaritahiye ntazongera kumuca iryera. Gusa nanjye nzagerageza kumwigana mu kugira indangagaciro y'ubupfura. Ubu uzabigeraho mwana wanjye. Kugeza ubu urangije amashuri ntiwambereye umwana gito. Waruhanye yaruhana n'umwana nkawe. Mama, nshimishijwe nuko mbonamo umwana mwiza utarakubereye ikirumbo. Ubu icyo nsaba Nyagasani ni uko yakubonera akazi, ubundi akaguha umugabo mwiza muzubakana rugakomera. Muri ibyo byose ndangije nsa n'aho bifite rega. Nubwo ntarakwereka umusheri wanjye ariko arahari. Ubuse nyine utaranyereka urumva hari aho biba byari byakagera. Arahari rero kandi turangirije rimwe kwiga. Singiye ifoto ye muri telefone yanjye, ndakubeshya. Ndabona ari umuhungu mwiza niba atari amaso y'abakecuru da. Nawe size akazi nzi kabaye ingumi muri iki gihe ugakuye hera. Nyine ese washeri wanjye ari muri babandi bita abanyemari. Ifite amasitasiyo ya esanse hirya no hino muri iki gihugu. Nyumvira wa mukobwa, niko se mukobwa. Wagiye wishima wowe wishyikiranya bo. Ubwo urumva utarisumbukuruje?
umwana wa mwarimu akundana n'uwo mu batagire gute muko ku mugani wawe ibyo nta gaciro mbihaye. turakundana rero ntushaka ko byemere. maze twakundanye kuva tugitangira na kaminuza. ubwo nyine yaguporofise mukigana ngo yishimishe uzareba ko hari ahandi muzongera guhurira. ndakubwiye ngo turakundana ndetse dufite na gahunda yo kuzabana mama. ndabibara mbibonye. nuko rero yakwemereye no kugushakira akazi mu mari ya se. cyane rwose. yambwiye ko azahita abwira se tugatangira gukora muri kontabilite z'ibigo bye. urumva iki? nakubwiye ngo nzabibara mbibonye muko. mwana wanjye ntukiringire iby'abantu bo hanze aha. umuntu arigira yakwibura agapfa. urumva? ubwo uratangiye n'imigani yawe. ahubwo nagira ngo ngusabe uruhushya turenda gusohokana n'abandi bana turangizanyije kaminuza. tukajya gusezeranaho nk'abantu twari tumaze iki gihe cyose twigana. ngo se kandi narukwimara uzakenera nk'ahese ko mbizi ubwo muba mwakotijera. kandi wambwira ko mfite seri wo mu bakire uzayantangira. ariko nawe nta kibazo rero wapfa kumpa uruhushya gusa. ibyo ndabyanze. umva nubwo twirya tukimara ariko sindagezaho mbura amafaranga yo kuguha ngo userukane n'abandi bana. urumva? mu bintu nk'ibyo biri ngombwa. nubwo waba ufite seri uturuka kwa minisitiri nawe ugomba kumwereka ko wigize atari bukesha ibintu byose. naho bahera babasuzugura bakabakoresha ibyo bashatse byose ngo ni uko babahaye ubwo buhenda abana. urabyumva? mama ndakumva. mbabarira nari nzi ko mba ngerageza kukugabanyiriza ibibazo nkigutera mu gihe ntari nabona akazi ngo ngufashe. nkura mwana wa ntidutunze ibya mirenge ku ntenyo ariko nta nubwo tubuze ibituma twiyubahisha muri iyi si ya Nyagasani. imbwira umusanzu usabwa. wumva? ndetse nzanakugerekeraho nayo kugendera ku mufuka utazava ukandagira inyanya z'abandi da bakakugurisha. Shadiri wazindutse kabisa. wanze sorti wari uyikeneye cyane. iraboneka rwose. noneho niwe utari uyikeneye. ubonye iyo mbwira gutyo tutahagereye rimwe. ngeze ko nazindutse ngo ndebe imodoka idutwara kuko ari njye mwari mwabishinze. ese ngewe wibagije ko ndi mu bakira kotizasiyo ahubwo kimenye ko ntayaroherezwa yaratwiraniragaho ngo azatangira n'undi muntu. usumba neza sheri we. ese ko ari nk'itegeko kugira ngo abikore. yavugaga undi muntu twaza gusanga muri gurupe yabuze kotizasiyo. naho sheri we yari yarangije kumwandikisha ko azayatangira hamwe naye. umwana wo mu bitaro se yabura kashi gute nkatwe baturuka kwa ngofero. ahubwo yadutangira twese. ngo ayadutangira yaba ari uzi ko bene kuyagira aribo bene kuyakunda. ariko rero kimenye n'umwana wicisha bugufi. umwana mwiza rwose. ubudozi bwose ntabwo yabigira kuko turangizanyije. ubona wabasha kumutandukanya natwe twese. erega shabu ujya n'iwanyu baba bakize batari ko bakikugerera ubumeze nk'abandi. abashagireka ubona aba mfite data w'umupeteroliye nka papa wakimenye maze simba ahubwo nza kwiga nitwaye. ariko uramuhora iki? wabonaga tutarwanira amandazi muri poze nk'abandi bose. si byo nkubwira se nyine ko yicisha bugufi wowe ukamakanya. none urashaka kuvuga ko aba buzamujyana mu maresitora akomeye ahangaha hanze hafi ya kaminuza yacu. nyamara ushobora gusanga isore ryuwiziritse nubwo bwose ari umunyemari. ubwo se papa we yaba biryowiziritse ba data bakabiki kandi birya bakimara ngo tugere aho tugeze. ibyo tubyihorera uri mu mutima w'ingoma niwe umenya akayo. ariko rero urimo kubona abandi bose bagenda bahagera. ubwo dore njyana kwa seri igomba kudutwara iraje. ubu se ko ryo nakubwira gukanseka reba abandi bose barangije kwishyura ejo. ariko kimenye na sheri we yemeye kwishyurira ntayo yari yatanga. ubu se ko ndeba atarimo no guhinguka araza. none se ngeze akubwira ko ataza. shamperwa kumuvugisha ejo ku mugoroba ngira ngo yanyoherereze. maze arambwira ngo hari utugahunda arimo yabuze uko ayohereza. ngo ariko twakoresha ay'abandi mu kwishyura imodoka maze aye n'ay'abandi yaba asigaye akaba ariyo dukoresha mu kugura ibinyobwa n'ibiribwa. none se urumva hari ikibazo ko na sheri we gusa basigaye kandi tuba tubyize ko atayabura. simbizi
ariko aramutse ataje na sheri we baba batubarishije nabi. ariko se sheri ubireka tukaba twafashe utumoto tukihuta kuko urabona tutakereje abandi bana. wagiye byihorera ese ko wimyoza kandi umura harabura gato tukahagera nubwo twakereje abandi rwose. Zukiya nakomeza kubahamagara ngo turaje bari kuba barambiwe bakigendera. sheri byose si papa wabiteye koko gusa ko iyo utibwiriza nguze kundeba nari nabivuyemo kuza neza kubera iki? yego ushaka kugira ngo sebe byose nabireka nuko ni n'umuntu wanjye umaze kumenya ibyanjye byose ntakwirarira naho ubundi nari namaze kubishimukamo neza ubwo se ni ikibazo cy'amafaranga kikuvugisha yose byihoreye ufite ninde nabwira ngo nari nabuze amafaranga yo gusohokana n'abandi bana akabyemera koko na za rumoroke ziba zigangamye ku masitasiyo ya data buriya wabyemera ninde? ahubwo mama wanjye areba kure koko. ndetse se sheri uzi ko nayo nanze ko amafaranga ngo uzanyishyurira byose. reka bamugane ba papa abana b'abarimu umwana nakize have shamwe tuvugiraho neza natwe umunsi umwe Imana izadutunga inkoni tuveyo. sheri niba ari nkaya papa mushaka ayiwe ayinya shasinya bifurije rwose kuki uzi ko shana yamwatse akambwira ngo sinkajye nishinga abana b'abafonkisiyoneri we ntahakura ariko nyagasani ngo abakura hehe ngo abagira ate bafasha papa we ntasanzwe. ayiwe we ndakubwiza ukuri mama niwe yampaye muri iki gitondo nawe agitekereza ko papa yanyinishaga ari gushyira akayabo urakirasha kera kabaye abonye muzehe yigendeye abona koko yari akomeje basagera atya sinzi uko yapfuyuye andebera ko twe yari yibikiye. ariko si ubwo papa we yakomerera atyo uri umwana we abandi badafite icyo bapfana bikamera biti wakwibeye se akamenya ko wamuriye n'igiceri uhita utahira umukozi we nta nteguza. niba ari ubukire mu bwa data bwo kuba bintu biziritse rero Imana izabundinde rwose izijyanire ku mugani we nzibera umufonkisiyoneri ariko wiyubashye. ariko se abakire ko basetsa baba bayirunda ngo bazayagire bati mbaza mubaze sheri mbaza mubaze rwose niba ashimishwa no kuzuza umujyi amazu simbizi. ubu rero nta karitsiye y'umujyi tutagiramo inzu kandi za zindi z'imitamenwa reka ntugire ngo ni ubuzu bwa bundi bw'aho ngaho ariko shaka kugira ngo nawe ubwo azigurire ipantaro ntibiba byoroshye ni ukuri ngo atazayamara agasubira ku isuku. papa ni umuti w'amenyo rwose papa ntagica umunyabugugu yimana umugati no ku meza y'uko ahabura pe. ako sheri utuntu nk'utwo rwose waradukuye ntacyo akora byo ntubeshya rwose. usanga mama ariwe bitera isoni kubona papa ava mu mwenda akawusubiramo maze akamushukashuka akagira ayamuha yego abandi wumva ugakaruhukira mu maduka y'imyenda akamugurira nk'ugurira umwana we. tuvuge twihuta dore tugiye kuhagera. twari twarigeje neza ariko twagezeyo byo naho ubundi bya papa byo birahimbye n'ukuri maze hari n'igihe imyenda mama mugurira uyitonganira ngo yasesaguye ntazi agaciro k'ifaranga. urakina sha ewe ko numva ubaye data kuko ntacyo nzamukuraho. uzavuga n'iki biriya se ko ari ibyo yigira azapfa yajyane se twe tuzasigara tuyaviriyemo we yarageze n'aho yima ariko azatura nk'umusozi nicyo ndakizi. ariko wa mugani wasanga arimo nk'abana b'abarwanira ngo mutazakena. ariko ye wapishasheri uburyo ayakunda nk'uzaye hambarwa neza. ndabona tuhageze sha amakuru yayandi yawe nkomeho aya mama yayandi nakubwiye yampaye nyine yatangirije imwe batanyuzamo ijisho kandi nari naravuze ko nzakurira ndetse nkanarenza reka yameda
ariko nibyo ko kwamagana isheri nibyo rwose akira nayo yenzaho ndabizi usibye nanjye nawasebye naringize bugiye kuyasigarana yabe yose yabe yose tudaseba sheri ibintu nkorera njye wakagombye kubigukorera nzabikwishyura ko ari 100 rwose nzabikwishyura reka se nyine mbanze nkanaguha ibyuya batamenya ko tuje duhamiriza n'imodoka zose Saturn nari mfite ibyuya bingana bityo koko yego indikira nkwereke sheri hano ahangaha hano gusa kandi ariko nyine amenye urebe ikinyoma bakubita ikihe kinyoma se kandi umfasha nyine babwiye ko wenda isaha yabanje kugutuma muri banki nkuru kumushakira y'amadolari naho ni umukoboyi icyo gito nakibakubita pe amadolari da shagiye hanagurira ibintu bireke ariko uyu mwana yumva ko atambwira bamupakira esansera reka zimuhamagare numve. Alo niko sha kutambwira se ko barangiye kubapakira esanse ntibishoboka ngo ikamyo yatobotse ipine mutaragerayo gute se ngo tugomba kugura amapine mashyashya ndiye yabaye amapasi ariko sha igiko musetsa cyane ubwo se mbamubona amafaranga ava heko igitangaza rwose rwose nta pine zari zibyo mwari mufite ngo nazo nta kigenda ok ubwo ndabyumva nyine muragira mu mara ukwezi kose ntarya ndimo gushakisha amapine sawa rero sawa ngaho nimupfa kurambikamo ayo ngayo nimugaruka tuzareba uko twabigenza amafaranga agiye kuzashiramo burundu turi kandi ababiruse kandi bo barashaka iki reka numva ibyo bavuga ariko nizere ko nabo batambwira ibibazo by'amafaranga mumaze kubirambirwa rwose murere. Alo ngo sima yashize aka kanya se ariko sima murayirya cyangwa murayubakisha ariko ubwo muzi ko amafaranga tuyacura cyangwa jyewe ndi banki ndaje ndebe ko nabarebera utundi dufuka nkatungane mbone ko nabakira ubu se bite ko ndebe utishimye. nishimye nese kandi wambabaje umwana akaba yasohokanye n'abandi atishimye ariko ubona ukorera icyo atari abana bawe koko urujwa n'ubusa urujwa n'iki ariko urumva ukuntu ushyigikiye abana bawe mu mafuti ntabwo ari ukubashyigikira ubu se ngewe murira nakuze ajya mu buhe butembere kujya gupfusha amafaranga gusa muyapfusha ubusa niba si ibyo ukora abana bawe batabinezerewemo nduzi ko ngewe numiwe ubwo rwose ubushya warura iki cyose narura n'igihe nkizi ubu se nkubwire ariko uzi ko yakamye igiye muri esanse ku masitasiyo yacu amapine yose ngo yabaye amapasi ariko bamaze kumbwira akabatoboka buri munsi ubwo uzi ko yanzu urimo kuzamura mu ibereshi simabafundiye abashiranye ahubwo ibyo mwivugisha nimushaka mu bireke ko n'umuntu uraza kuva namujye mujya gusaba umunyu na peteroli ariko ubwo wakumva utyo koko ntiyaguseka koko ngo n'umunyu turaza kuva waseka ahubwo uraza kunguriza kuyuhahisha nigurire sima sinshoboye ndabona byanyubeye maze narije ngo ahubwo ugire icyuma ndi yanshiranye iyo ntubimbwire n'ibibazo nifitiye urumva niba yagushiramira ajya muri banki uhemberwamo baguhe dikuveri cyangwa se tugiturana muri iyi minsi dore rero Mukamurera yagiye kwaka udufaranga two kumanura imbabura umugabo wari miliyoneri cyangwa ugira ngo unyumve buriya abantu ntibaseka koko nuko rero niko bimeze njye ntabwo nimereye nyamara amafaranga mfite isaha yo gukorwaho hari ikintu ushaka kuyakoresha niba unatekereza yandi ari kuri konti y'amadolari ntiwibeshye ariko ubwo nta soni uba ufite iyo uvuga gutyo koko nibyo da ntabwo nkubeshya mfite gahunda yo kuguramo ikindi kibanza nzakizamuramo etaje epfo hariya hanyuma uhite ntumiza n'ikamyo yo kuyipakurura izajya izanira amabuye n'imicanga igabane rubanda bagiye kuyamaramo nkodesha amakamyo yabo buri munsi ubu uhisemo ko ngutekera imbwija ngo urashaka kuzuza umujyi amazu none se imbwija se zitwaye mama ko yazingaburiye sinakuze kandi simbatunze we n'abahungu bawe niba arizo usigara nyine nizo uteka ariko nawe urabona ko ubukene ari bwose ubukene bwuriye igitanda ngo ubukene ari bwose ubukene bwuriye uburiri yewe erega izina ribaye umuntu koko ubaye birya uwiziritse nk'uko nsigaye numva abakozi bawe bakwita ese niko banyita niko bakwita ngo uri birya uwiziritse niko banyita urabihoreye bivuge ngo banyita birya uwiziritse
bibarerwa bamaze guhaga amafaranga yanjye isha bareke bivugire ntizitse se bahinga amafaranga bayakuye abatazi uburyo avuna kuyashaka nibo bavuga bato yewe bambonye gutya ntibazi ko ngiye murera nacuruje n'ikarito nacuruje n'ipaki y'itabi amafaranga nzi uburyo avuna yewe warayicuruje ariko ubu ntukiyicuruza ubu si ibintu byose dufite tukaba tubirya turira amaherezo azaba yahe koko aho nugira ngo uzapfa ubijyane imvugiye ibintu rwose icyo ni ikibazo gikomeye uwanyaho umuntu yapfaga bakamugerekaho ibyo yagokeye byose kuri iyi si uhanyereka Imana ngo nyibaze impamvu biba bityo rwose ubu kandi mvuye mwasigara mubiki kubirya gusa bakanabisesagura baba bariyimye nk'uku kwawe rwose ariko nta kibazo bazabisesagura ntagihari ariko igihe nkiri mu byanjye ngomba kubiryamaho urumva ntazava ngasubira ku ikarito kandi miliyoneri urumva murya imbwije murya umushogoro nababwira iki ariko sinshobora gusesagura ibyanjye yewe ubu mwana wacu kimenye bagenzi be barimo kumunyega ngo yarababeshye kandi papa we ngo amwe ayaryama amanda akayirose umva nkubwire rero ahubwo nizere ko atigeze aza kurira nka nyina ngo ugire ayo umuha abagore ndabazi ibyo gusohoka rwose n'ibyo bagashize kwa murira ntabwo turagashira ndakubwiye ngo ibyo ukora byose umuryango wawe utazabibonamo umunezero kimwe nawe ubwawe byose ni ubusa rwose reka nigendere nkureke uguma mu mibare yawe sinishoboreye banzanira amazi yo kunywa numva ntameze neza si wa mugani ko ndeba ucika intege kandi narakubwiye ko ryawe utaruhuka reka nkurebere data ayiwe ararabiranye we umushoferi ariyo ngo tumujyane kwa muganga Karabishiri ngwino nkwereke we kanze nyereke ubonye iki se utubuto biti mikeri turatuzi mikeri ukamusoromere kuri utu twahishije maze uryo wumva ukuntu turyoha akira se nyine sheri zabaye za mbuto z'ishyamba zigira ubumara maze zikatwica bafesha utundatuzi najyaga ndusoroma kera ndagiye umwaka wa nyogokuru nagiye kumusura agace kariya ahubwo kariya akanga gace unabona byawe ryaho yewe akira ryaho kararyoshye sheri we waguye kwica koko akira kwanza gutamike namikaza kandi shushu nakandi akira nakandi agenda nakandi sheri urumva kameze gate kararyoshye akira nakandi sheri nakandi akagenda kararyoshye ngusha agashaka utange intoki ntabwo nabikora sheri none se ko dushize urabigira ute ndanje tuzenguruka ibi bihuru byose tudushaka nakubwira turebe kuri kiriya cyo hirya wasanga naho duhari kiriya kiri ko sheri ubaye iki ubaye iki sheri ubaye iki hano hari ibyatsi bifite amahwa byamfatiye imyenda none nabuze uko mbyikura uyu mwana rwose nta kigenda cyawe rwose ngaho itonde mugukize se nyine ziko byari imyenda yari ishitutse di ngaho nyegera neza use n'umuhobera mbona uko ngukize ibyo byagufashe inyuma mu bitugu nyegera se nyine nyegera ariko sigenda irimo guprofitira mu kavuyo nawe karame mbega ukuntu byari byiza twahaberanye nk'igishyimbo cyahaye n'igihaza we ibyatsi byakongera bikagufata nkongera nkabigukiza ko numvaga ari byiza koko sigenda reka imitwe we ko twasize abandi bana kure oya yewe aya bihorere turaza kubasanga tugiye gufata ku mpamba ya pikinike atari byo ariko we karame sheri ko nibagiwe kugushimira uburyo wankuye mu kimwaro ukama impamba yawe mama wawe yari yaguhaye ngo witwaze ntabyibagiye rwose nayongeye kuyo nari natanze maze ntibarabukwa
bagira ngo ibyo nemeye koko nabyubahirije nk'umwana wo kwa boss. abibonye nawe baragiye uzanyishyura ntuzabizane. wibuke ko naniyishyuriye kandi ariwe bagombaga kunyishyurira nka sheri wanjye. rero bazi ko rero wanyishyuriye kandi no kuba nayo wishyurira byari byakugoye. ntabwo imfubya nawe ninjye wabyishyuye none se ntiwanjye shake ko muzehe wanjye azicwa no gukunda amafaranga rwose. umuntu naka naya makeya yo kujya kwishimisha n'abandi akayanyima koko. ubu se ko wivugisha ngo dutinze kurangiza akaduha akazi urabona bizashoboka? wa mukobwa we bishoboka bite se ko yambwiye ko ibyo atunze ari we wabyishakiye nanjye mu nzagoke shaka ibyanjye. kuki? arabeshya ariko sha abarinzi bajya inama inyoni nazo zijya indi uzaba ureba gusa. seri uvuga ko tukagiye kuguhengamira aho uri muri za jeroneri nkatwe twese twirya tukimara. nagira ntese nifuzaga kuzakira nkagira ibifaranga byinshi nk'ibyazo. ariko niba gukira bituma umuntu abisimbuza ubumuntu n'ubugwaneza sha ndabiretse pe. ntarya duke ariko turimo umunezero. ariko urabizi n'ibindi sheri. ibikize ngiye kukurongora maze papa abone ko ntakiri umwana wo guta umutsima. urengore rwose rwose. ubwo se ibyo bibigeje amatama yombi cyane rwose. nubwo yakunda kurusha abazima n'abapfuye bwose ntazemera gusebanywa ndeke mbe ubuzima budasobanutse nashinze urugo hapfa wavutse. ndagushyira mu rugo ikizaba kizabe ahubwo mbwira kubyemeye. nego ko naguhakanira se. naguhakanira iki se kubizi? yego ushaka. Ndumva imyaka yose tumaze dukundana kuva aho dutangiriye kaminuza tukaba tuyirangije irahagije kugira ngo tube twakwibanira. mbega sorti imbere y'akataraboneka. urabyemeye sheri? tubyemeye ni ukuri se. tugende mfite mbitangariza bariya bajyama bose twasohokanye. mwino tugende nta gusoromera n'izindi nkeri. ariko umugabo yaramfanye. ariko si bya baganga bamubwiriye ko ibi byose bituruka ku munaniro ntiyumva. nzamugire mpaka ngo ibintu byose abyikorera batavaho bamurira amafaranga. yewe ubu yikuyeho imirimo yose imwe n'imwe agaha uriya mwana wacu kimenye urangije kaminuza ntiyakoroherwa ariko atazakorera ibye nzaba mbarirwa. ndabona yamenyekanije waza akaruye agatima. papa kimenye yehora papa kimenye ibi ni ibiki bindiho ahangaha ni hehe? imana ishimwe ubwo ugarutse umuntu. ureba se ko hano turi ari kwa muganga. nyine ibyo bikurimo ni serumu baguteye ku kuboko. ayiwe ese burya bwose nuko byangendekeye. mperuka ngusaba amazi. wahora n'iki ko nabaye ngishingura ikirenge mu biro byawe maze ugahita wikubita hasi. ubwo nyine nahisemo amagabo n'umushoferi wawe turakuzana nyine niko kubura ahangaha kwa muganga. ahubwo se ahangaha ndwariye ni hehe? urumva nari kukujyana he handi ntakuzanye hano? numva ukuntu njya mubwira ko upfusha ubusa n'utazi uburyo amafaranga avuna ukabihakana. ubwo urumva fagitire y'ahangaha rwose uzayikizwa n'iki? ko mujye mumenya no kwiha agaciro. ubwo se wumva umuntu w'umunyemari nkawe nari kukuvuriza ye ntakuzanye hano koko? maze ukomerejwe nasaba transfert nkajya kukuvuriza hanze. ejo risubiza aho rikuye. ariko banza hari dusubiye ku isuka ryo byagushimisha. ubundi se ubu ngubu wagiye kunzana ahangaha nta disipanseri zo muri karitsiye zihari kugira ngo baduce ibihumbi n'ibihumbagiza. ese ngiye mu njyana kuri poste de sante cyangwa ku kigo nderabuzima. ceceka rwatagira n'umuntu ukumva uvuga gutyo koko. ntabwo mu buzima nyamuneka aha niho bagomba kukuvura neza akabona niyo twatanga 1/2 cy'ibyo dutunze ariko ukavurwa neza ugakira bakakwitaho.
wa mugore we rwose wumva nabi. Ubu abana b'imbwa nkoresha barimo kungavura ibiceri babimaze ku masitasiyo yose. Ahubwo se baba ntibanyubakira ubuzima ntibayigeze kure bayirira. Tereta we yagurwa mbonye urivugira ya ndongo gusa. Ariko iyo wivugisha ibyo ugaramya ku gitanda nta soni uba ufite. Ubu upfuye ibyo byose uririra byaguherekeza, ariko kuki wigira nabi ko wivugira sha kahivugira ntuzi uburyo abakozi bagavura iyo bazi kudahari. Baragavura bakarya nk'umuntu, ariko nizere ko batazi ibyambayeho barya nk'umuswa. Ariko ubundi ntubona ko intege zawe zitangiye kuba nkeya? Hari ibyo nyakubwira, ubu watangiye ukinjiza kimenye mu kazi kawe maze agatangira akakugabanyiriza imvune koko. Mba nkubwire biretirite naraguhakaniye kandi nongere nguhakanire. Kimenye agomba kubanza agahangayika nkuko nanjye nahangayitse. Kugira ngo agire aho ngeze agomba kubihakirwa, agakwetwa akabanza kakamuhengamiraho akamenya agaciro k'ifaranga, akambara ibiremo. Yewe niba ari ingando ushaka kubanza kumunyuzamo, shakisha undi wizeye gufasha gukurikirana bizinesi zawe, ariko ureke kwicwa n'indwara z'umunaniro bitari bikwiye koko. Nshyiraho se nashyiraho undi nabikura, nshyiraho undi maze ndira ibintu nkaho yabiruhiye. Ubonye n'uruburaburizo keretse ari wowe mbishyizemo, kandi nawe wajya kubimenyera wampombeje byinshi hasigaye ubusa. Ngaho komeza wica uruhongohongo ngo bataguhombya cyangwa bakakurya. Ejo nuryama muri ibi bitaro ukaryama uryamye niho uzumva gukomera ku by'isi uko bimera. Mva mbese ngo uranteze iminsi, gusa urantega iminsi kubera iki? Iby'isi ze ko aribyo bitubeshejeho, reka mbikurikirane mu gihe kiriho ntuzi agaciro kabyo. Njye icyo nakubwira ni uko ibintu n'amafaranga aritwe tubitunze atari byo bidutunze. Iryo hame nurimenya ntuzongera kugwa bugune wiruka inyuma y'amafaranga utaruhuka. Reka mutegurire akaji. Mbese gusa izo ji zose amafaranga mwamupfusha ubusa, izo ji zose amafaranga murimo gusesagura, ji mwajyamo mu bikoma cyangwa mukanywa amazi. Umuvandi Karame, nahubutse noneho ndaje mubwire ibyo numvise wivugisha mu gihe kurongora. mama none se hari ubundi uzi nigeze nkubwira ibintu nk'ibyo byihagazeho? Ariko ushobora no kubimbwira wikinira kugira ngo wumve akamvamo. Ntabwo nyina rero bimenye. Ngiye kurongorwa kandi bitari kera. Ariko uti wa musore muherutse kuzana hano nyuma y'uko muvuye muri Saruti n'abandi bana? Kuvuga se wa musore nkaho utamuzi. Ntiyavuye akubwiye izina rye? Harya ngo ni Kimenyi. Ariko mama nawe kurya uri mwarimu nawe ukunda kubaza ibyo uzi. Ese ubwo uzi ko na mama ari mwarimu? Ndabizi, yarabimbwiye ko mama we yigisha muri segonderi. Harya ubwo urumva wamugereranya nanjye wigisha mu mashuri abanza ra? Icyangombwa ni uko mwese mutanga ubwenge. Ese uko Karame tuvuge koko kuriya muhungu agukunda, kandi nanjye narabibonye nyine ko ashobora kuba agukunda. Ariko si iki mama? Gusa urabona tutagiye kwigerezaho koko? Kwigerezaho gute se? Ngaho mbwira. Umwana w'umuherwe n'uwo kwa Ngofero urumva bazahurira he koko? Se mama aba mwana banjye nzajya menya nganira iki nabo ko tudahuje imyumvire rwose. Ngira ngo ikibazo wajyaga kukigira kuri njyewe ko wenda ntawuza n'umuhungu wabo. Yewe nayo nuko ari amashuri y'ikigihe ahuza abantu, nta bundi ntaho mwajyaga guhurira. Nuko rero Imana yarabikoze iraduhuza. Hengana n'ubu ndacyumva ibyo umbwira ari nk'inzozi. Nawe se iyo ukirangiza kwiga nturatangira gukora, ubu urabona amafaranga yanjye nka mwarimu nzakubonera bya bintu byose umukobwa ajyana agiye gushyingirwa. Iyo abasa yarakiriho byibuze ngo dufatanye. Mama ndakumva. Ibyo byiguhangayikisha twe twumvikanye ko nta bikabyo mu bukwe bwacu. Ni ukuri pe. Feri wanjye nawe arabizi ko ndi imfubyi kuri papa kandi ko nta handi dukora uretse ku kazi kawe nyine. Uzangurira rero ibishoboka kandi ndizera ko tutazatinda kubona akazi ngo tukwiture. Urumva rwose witeguye kujya mu rugo nta kibazo? Mama ndakumva. Icyangombwa ni uko nsanze dukundana, nicyo cy'ingenzi. Ndakwizeza ko nzarwubaka rugakomera kandi sinzaguhemuza n'uburere bwiza utahwemye kuma. Ikimbabaje ni kimwe. Wabajwe n'iki se mwana wanjye? Ukuntu ngira
n'ukuntu ngiye kugusiga wenyine ntuze kuko mbigenze. mwana wanjye nzagushingira kandi nanjye nubwo nsigaye njyenyine ndabizi ko tuzaba turi kumwe ku mutima kandi uzajya no kunsura kenshi. humura nta rungu uzagira, ihanagura wicecekere. siko murusa naho ushaka gusohoka no biti Nusura nakomeza kukuba iruhande sinjye kureba abakozi uburyo barimo kuncungira ibintu. ubu si iminsi muganga yagutegetse yo kuruhuka urayirangije, urashaka kongera kugwa muri koma bitewe n'umunaniro koko? ariko si ubundi wajya urekana n'abaganga b'abatesi ubuse naryama iminsi yose maze ndyamye ibyanjye nkazabisanga he ko? ndakubwiye ngo ntaho ujya n'ubundi n'igihe ushya. ufite abakontabure, ufite abaki bose, byihoreye barabikora kuko wabahaye akazi ubizeye. nawe uruhuke. urahaze rwose none sengirene reka nkwicare iruhande urumva ubwo ntibangavura uzabyirengera. narakubwiye ngo niba ushaka umwizerwa umuhungu warangije icungamutungo muri kaminuza nimushinga maze rero ko atabiyobora akajya guha raporo gusa. mba nkubwiye wa mugore we nakubwiye ko ibyo bidashoboka. ntashobora kungira mu bintu ataragira uburambe buhagije, ntabwo yabikandagira. ariko aho ntugira ngo aracyari kimenye wa wundi w'umwana usaba umugati n'icyayi yabibura akarira. si ubwo uzi ko numvise yivugisha ko agiye kutuzanira umukazana? ntibishoboka. kimenya arongora ikimuno cy'ejo ariko aho ntibwira kuko barangije kaminuza bimuha guhitamo ubukombe. nakubwiye ngo yahoze ambwira ko fiyanse ahari kandi ko bafite gahunda ya vuba. ngira ngo urabizi ko nta mwana ukina arongora. yategura byose nizere ko urumva nizere ko atarambirije ku mitungo yanjye. ahubwo kubaza ngo kurera amafaranga azatunga urugo rwe none ngo arashaka kurongora. ubwo se bashaka kuvuga ko tutazamuha imwe muri ya mazu dufite akodeshwa akayibamo? niba ari ibyo mwatekerezaga ko ushobora kumurekura imwe mu mazu yanjye muribeshya cyane. ariko ubundi ariho ngo abinyibwirire urumva ko n'ubwo wamubereye umuvugizi kandi igihe cyose usanga umushyikira mu mazu. sinzi aho yaranyarukiye kuko yaraje ndabona atazapfa na vuba. yitwa nibyo ariko umwana wanjye niko ushaka imwe icara ahangaha ashaka gusobanura ibyo numva n'inyoko nibyo koko cyangwa si byo? numva iki se papa? niko ngo afite gahunda yo kurongora cyane rwose. mwese ntushaka umukazana? uyu mukazana we sinamwanga ariko rero ariko si iki papa? hari iki? ubwo si ibyo ugiye gukora wabitekerejeho neza kimwe? umuntu akirangiza kwiga kaminuza ubwo urumva wabasha gutunga urugo cyangwa ashaka bamuteye inda uwo mukobwa? oya papa oya ntawe namuteye rwose. fiyanse wanjye twakundanye kaminuza yose kandi turashaka guhita twibanira isi itaratubwira ngo buri wese yigire mu bye maze usanga urukundo rwacu ruhahuriye n'ibyoryi bitabura hano hanze. oya rwose turashaka guhita tubikora. ngaho rero mbwira hano mbwira ukuri kushimye sunabyo kubazwi yenda bizagufasha kubona intwererano zihagije zigucyuriza ubukwe nyuma yaho uzaba gute? ariko papa nawe urasetsa rwose. icya mbere nuko numva uzampa inzu imwe. ngo iki? inzu imwe? niko sha warasabye sha. none se utekereza ute? nanjye reka mubaze hariya amazu yose dufite hafi muri buri karitsiye y'umujyi nzayarengaho njye gukodesha koko? nta mazu yanjye ariko kuki mutamba mwese ngo nyirongoreremo? mba mubwiye sha numvise nawe ukabyivugisha abicira ingeri kandi ari urukundo. ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo ngibyo ugomba kubyibagirwa. nakurihiye amashuri kugira ngo ubashe gukorera ibyawe nta kindi umbaza. ariko si ubwo koko urakomeje erega n'umuhungu wawe wiha si uwa rubanda. icyo ari cyo cyose mwanyumva icyo ari cyo cyose sinshobora gufata inzu yanjye intunze ngo nyiguhe keretse niba wumva witeguye kujya umpa amafaranga abapangayi bajyaga bampa buri kwezi aho rwose twavugana tukabyumva kimwe. uko yararumiwe. icyo ndacyumvise. none se papa ndakumva. none se n'akazi igihe nyigashakisha ntiwamuhaye ko pompiste kuri sitasiyo imwe yawe ariko nkitungira urugo koko? nta kibazo uwo munsi nzaba wumvise ko nangaje abandi bakozi nawe uzaza ukora ikizamini rwose nta kibazo. ariko ubanza noneho wanasaze si gusa utanuka bereti ahubwo si jyawe nakwemera ko umwana twibyarira akora akazi nk'ako ngako mu mitungo ya se.
n'ubundi ko ari uzayegukana utakiriho urarwana n'iki urantega iminsi kubera wabaye ahubwo umumenyereza umwuga hakiri kare inzira z'ikigenda oya mbabwire niba ari ibyo byo gupfa by'uko nzapfa munega iminsi ntimutegereze maze mbaze mbabwire mu nzira niba ari ibyo mwifuza ariko ngewe ibintu narabikoreye ndabiharanira nawe azakorera ibyo icyo akora nk'umubyeyi wemereye kugukwera ubundi ibindi byose uzirwarize kuko ujya gufata icyo cyemezo witeguye uburyo ushobora kuzabigenza nta nubwo wabanje kungisha inama nabyo ndabishimiye papa murakoze cyane kandi humura nabitekerejeho neza urugo nzarutunga nta kibazo ibyo rwose nanjye ibyo nkwifuriza mwana wanjye ese umugwane ubu ugiye mu bicyaho mu cyumba cyawe ko utagiye ahagaragara mbere yose ko ndi gukora urutonde rw'ibintu ngomba kugura nzajyana mu majyambere ese mama nibyo ugiyemo kuki se utambwiye ngo ngufashe ubwo urumva wowe wenyine wabivamo ahubwo se buriya nta n'inama y'ubukwe bwawe buriya twakorara kugira ngo n'abandi batwungure ibitekerezo simbizi njye mba numva ari ukuvuna abantu nyamara ngo mu nama y'ubukwe niho abantu bitanga cyane bakurikije ibyo uba ukeneye mama njye ntabwo ndi muri ba bandi bakora ibizagenda ku bukwe bwabo bashingiye ku byo bazakura mu bantu batazi ko bizanaza wambwiye rero twabasha kwibonera ayo ni nayo mbarira hanyuma uzagira umutima mwiza wo kudutwerera bizaza ari inyongera ariko ntashingiye ku byo ntafite none se ubwo ntugira ngo muri uriya muryango ugiyemo bazatugaye babonye uje n'utuntu two ku mashyi none se ko ari abakire twe turi bo sigaye nakubwiraga se ko wisumbukuruje bizakugora nta kwisumbukuruza guhari mama icyangombwa ni uko nsanze uwo tubyumva kimwe ku mpande zombi cya mbere ni urukundo rwaduhuje si ibintu oya disi wivuga utyo ubwo se nyoko bukwe na so bukwe bazabona uje ku muhungu wabo imbukubuku nduzi ko ari imbukubuku bazagira ngo iki se nyine yego ni abakire ariko ni abakire ku giti cyabo ikikubwira ko twe tutazakora ngo tubarenge se ni iki ndumva ufite amahame yawe ntawabishobora urumva umuntu ukomanga ariko hari umuntu ufitanye gahunda ubanza radiyo inoje ngo afashe kugura ibishyingirano reka murebe bita umugwane nizere ko ntagutindiye ntabwo hatinze kuko nanjye usanze ntarangiza urutonde rw'ibyo nzajyana byose kariba ariko dukomeze mu cyumba cyanjye nawe ndi kumwe na mama bita deri uje gufasha mugenzi wawe mu myiteguro ndaje ahubwo se sindeba urutonde rw'ibyo kugura asa n'uwabirangije umugwane ndabona nta gisigaye twatangira gushakisha ibintu usanze ndimo kumubaza ngo utu tuntu tubiri arabona azaduhinguka nawe mubaherwe reka ibi byose ntacyo bivuze yaguma urukundo ushobora kujyana amakamyo n'amakamyo yuzuye ibintu ariko ejo ukaburarirayo kwari ku rushako rwakugarutse si ibyo se namubwiraga mu rukundo nta byinshi nta bike icyangombwa ni urwo rukundo nyine rwabahuje maze na sheri wanjye nubwo ari uwo muri abo bagire muvuga yambwiye ko nta mpamvu yo gusesagura njya numvaga nifitiye ubwoba bw'uburyo umwana wanjye agiye kubaho ubuzima bw'ikirenga atamenyereye ndumva mumaze impungenge ngaho nimurangiza urwo rutonde nanjye ndaje mbashakire amafaranga mutangire mugure ibya mbere mumugire vuba kimenye kwa ninjira ariko ubanza aje ndamubona hano imbere yanjye kimenye komera rushoza Alfo uraho neza komera Alfo nagutindije rwose nihanganiye pe nihanganiye ibintu ntibyakundaga kumbaho ntabwo wanindije cyane menshi rwose buke butesha umutwe ndabizi biba byagucanze byancanze se bivuga none se we urimo kugenda n'amaguru wanyu nta modoka baguhaye yo gukoresha utu dukuruse twose tw'ubukwe burimo shawe Alphonse we yivugire muzehe wanjye ntumuzi ntako ntamugize ngo ampe imodoka imwe ariko yarankaniye ngo napanze ubukwe nzi uko nzabigenza ntumva ngo sinzane ibyo kumusesagurira ibintu uraho neza arankanira ubuntu kibona siva muzehe wawe nta kimuvaho bana n'ibintu bikomeye nk'ubukwe abifata gutyo koko
ntacyo bimubwiye. ese ashaka gukoresha amafaranga ukuye hehe iwanyu batarimo kugufasha bose urabyumva nawe nyine ko bitanyoroheye, ariko mama arabimfashamo uko ashoboye. buriya rwose ibya papa byaranyobeye, niba imitungo afite azapfa akajyana nayo simbizi rwose. nta n'ubu simbyumva pe. yagombye bwo kwishimira ko uzanye umugore hakiri kare kugira ngo rwose ukomereze aho ageze utakijarajara rwose muri ya maraha yose ya gisore. arabeshya ariko ndaza kumuha isomo atazibagirwa. uzaba ureba Rufo, ndabyemera ko kuko nanjye ngomba gukora nkagera ku byanjye urumva, ariko ntibibuza ko ngomba guprofita ayo mahirwe yo kuba naravukiye mu rugo rudasaba umunyu. yego uriya musaza rwose aranyica. arashaka utangira kuri zero nkatwe twese rero. niko byagenda. ahubwo se mva abantu bazaza mu bukwe bwande butari ubwe. nawe ndebere ariko azi ko usebye bataseba. ariko ntibaza abantu babuze icyo bafata mu bukwe bw'umwana wa bosi. ariko sha afo ibyo be byihorere, ibyo byo nta kibazo bifitemo pe kabya rwose, kuko ay'abandi baherwe umuhango agiye gukorera ubukwe umuhungu warahagije. si ibyo se maze nayo yanjye yanze kuyama ngo ntiyayapfusha ubusa ngo abatumirwe batazabura icyo bafata muri resebusiyo sha, ngo kandi ari we baje bagana. yaranyimye neza, yarankaniye. mbese agomba gukora ku buryo rubanda ruzataha ruzi ko ntako atagize kandi ari inkorano yakoresheje rwose. niyo mibare afite. ikibaje kandi nuko muzehe wari we bazi kuruta uko we bakumenya. bise ko ari umusitari w'ubucuruzi sha mu peteroli. abantu muziranye b'urungano rwawe si twebwe bantaho nikora ndebera tutari twagira rwose icyo twigezaho utaranahembwa. urambabaje rwose, urambabaje pe cyane rwose. gusa ibibazo mpuye nabyo urumva vuba, ibi mpuye nabyo muri ubu bukwe bwanjye binyeretse ko umugabo yigira yakwiye. byose nubwo ukibimenya iyo yibuze nyine urananguka. ndabimenye kabisa. ufasha imyiteguro igeze ku bukwe bwagize, inzu uzarunguramo warangije kuyibona? inzu sharfo ndayifite kabisa, ifite ibintu byose nk'iwacu babamo kandi rwose nk'iyo tubamo iwacu. urimo kwiriza ifaranga uri naryo. ushobora gukodesha umutamenwa se nk'uriya wa so. numva byose wagira ngo unyumve rwose. uze ko se nava mu nzu nk'iriya y'iwacu nkajya kuba mu muheno wapige si uko nkora raka. none se kutajya kuhanyereka ngo mbanze mparebe, wagira ngo ku munsi w'ubukwe nzayobe nzi wawe kandi ari njye wagombye kubibura abazahaza ahubwo. ubu ntibyashoboka, ntibyashoboka rwose. kubera iki? ntibyashoboka kuko aho nzaba haracyari mu ibanga rikomeye. ariko wowe uri umuntu wanjye ndacyapanga rwose nzarikumerera kuko buriya hari n'ukuntu ushobora kuzabigiramo uruhare rukomeye. ibyo bishoboka. tugomba kwamenya hakiri kare kugira ngo rwose dutangire tuhasusurutse. umugore azaze rwose hamaze kumenyera. ariko wanyihoreye azasange uhamenyereye. nibyo ikindi nuko abantu bari muri serivisi bazagomba kuhagera mbere kugira ngo barebe uko bazicaza abantu rwose mu gutwikurura. kugira ngo siyo mpamvu nkubwira ko uri mu nkoramutima zanjye nzahamenyesha kugira ngo umufashe gushyira umugambi wanjye mu bikorwa. cyane rwose ngira ngo urabizi ko ari wowe nashyizeho uzabazwa ibintu byose. wowe rwose ntuzategereze nzagakora. upfa kuzampa ibikenerwa byose kugira ngo umurimo wanshinze nzawukore neza. ntugire ikibazo, ntacyo nzabura. nawe ntacyo uzabura kandi papa yarankaniye, ariko nzamwereka ko byose bishoboka cyane rwose. niko kwitwa umugabo bimerereka nyine ubwo uzaba umweretse ko ushatse umugore ubikwiriye. ngaho rero ngwino tujyane haruguru aha umufashe guhitamo amakote rwose tuzambara hari haruguru muri ya duka. ntaribi tugende rwose. ahari ubukwe bugomba gutaha. tugende. ariko uyu mwana w'imbwa akatutwereka hazarongorera umugore wazamukira mu kirerera. niko beretiri ndakwitaba. niko ngwino hano nkubase niko yibwira kimonyi we yawe yarakoretse azacyurira umugeni. haranyereka kandi ubukwe bwageze cyangwa ategereje ko wisubiraho ukamuha imwe mu mazu dufite. aho yaba yibeshye cyane kuko ntabwo twafatanyije kuyubaka. ariko se rwose amazu yose wubatse muri uyu mujyi kuki umwana wacu yatangira ubuzima mu bukode kandi twarakoze koko. hari ikindi mu byaha akora se atari abana be? icyo nyine ibyo ariko ibyo ntabwo tugomba kwitindaho urumva. icyo numva twarakirangije rwose
twakiganiriyeho bihagije nta mpamvu yo kugitindaho. Umuntu iyo yihaye kuba umugabo arabiharanira kandi akabiharanira atitaye ku byo abandi bagezeho. Igisuko ndera ubu koko amazu arenga 10 dufite muri uyu mujyi ubuzemo nimwe waho umwana wacu koko. Mbakubwire rero tukura ngaho utese ubu se twese twarunguye tuba mu mazu yacu. Nakodeshe nawe bizamutera akanyabugabo ko kubaka inzu ye. Uko bimeze abandi bari umwana w'umunyarwanda. Nawe se uyu mwana sinumva yivugisha ko yaguze n'uduteba zicaraho muri bari sinumva iki. Yewe si kinyi turebye nawe ubukwe bwose bw'umwana wacu twabuseberamo kandi twitwa ngo turabaherwe. ntase bazasiba ku giti nibereye aho ngaho ugenda amaze urwanjye rwose. Urumva icyo namwemereye ni ukumukwira kandi narabikoze. Ikindi nuko inkwirano zose nakira kubera ubukwe. Urumva ndabizi neza zirahagije kugira ngo abantu bazamwe banarye muri serivisi. Icyo ntakoze ni iki? Icyo ntakoze ni iki ngo ubukwe bugende neza. Ukabura kuyamuhanga yikenuze mu bintu byose akeneye mu rugo rwe ngo ruzagende neza. Kuvuga serese gusa nibataha ntibazarya. Ngo kurya umva mubwiye ariko umva kumbaza ibyo kurya ibyo birabareba. Uretse bazabaje kurya cyangwa zabatashye ubu. Cyo bambwiye ngo nta mwana ukinashinga urugo. Urera ntacyo bindeba. Njye nifitiye ubwoba bw'ahantu bazaba. Ubu koko umwana agiye kwana mu kugasi se yarujuje amazu umujyi wose koko. Ariko umva wa mugore ibyo reka tubireke tegura ameza n'irindi. Nabigezeho bingoye igihe mvangayitse. Kimenye nawe agomba gukorera ibyo agatera ikirenge mu cyasi akaba umunyemari. Namushanye no muri kaminuza ariga yiga ibijyanye n'ubukungu n'icungamutungo n'ishoramari. Byose natanze amafaranga y'ubusa. Ese ntiwabibonye ameza byagezeho kare. Reka ahubwo twimuke tuyajyeho. Ngize imana yituza nibura uramfasha ibiryo nari ngiye kwisangiza. Ese mwiriwe kubera iki se papa ntiyarahaye? Isi yose igira ngo inkono ye wenyine yantera peti. So ubuzima se bwabinteye mwebwe ntimugufite. Nanga mufite ubuzima de. Ariko ubundi ko ibintu byose abaganga bamaze kubinkuraho nzasigara ku kibuga. Awe se wera sinshobora kugira amavuta n'umwe. Iriri iyo myungu nyine itogosheje ntibishobore. Ururwa n'ekisha ariko tuvuge ibintu dusubira ibindi. Niko papa uratangiye kumata ibibazo byawe aho kutubwira aho ugeze utegura ubukwe bwawe cyangwa cyangwa urashaka kuzansibya. Oya reka nkubaze kandi usubize. Niko papa ko ibintu byose bitwara amafaranga mu buzima babigukuyeho. Urumva amafaranga wiri gukorera uzayamaze iki? Amafaranga wanga no kuduha abana bawe ngo dutangire natwe tuyakoresha koko. Mumbarize mwana we. Ibingibi si isomo n'ibyaha. Mumbarize rwose. Umusegeki nayakureye se muri he? Nawe se akayoga bakagukuye usigaye utunzwe n'amatyaza muhoro gusa. Inyama n'ibindi byose dusangamo ibintu reka Atashwe. Si imyungu n'ikijumba cyokeje usigayeho gusa. Ariko se ubugiye sinzi icyo mushaka kuvuga. Oya iminsi twigisha. Oya ndeka mbazi mbabazi. Ubwo rero muragira ngo mutangire mu nfuka afite musesagurira umutungo nagwokeye. Murabeshya umva mbabwishe. Murabeshya muzawunjana nta gihari. Ntakiriho umaze kundenza bitaka. Ahubwo ushaka tubwire ko numva yivugisha ko wakodesheje inzu. Sinumva yivugisha ko waguze ibikoresho byo mu nzu nk'intebe cyangwa se ibitanda n'ibindi. Mu by'ukuri uri kuki mu by'ukuri gahunda yawe iteye? Papa ibyo byigutera impungenge rwose. Ndashaka kugutungura ku munsi w'ubukwe bwanjye maze nkakwereka ko ndi umwana w'umunyemari. Numva se nshaka kumbwira ijambo ry'abagabo. Oya ibyo nakubwiraga se ubwo waranyibwiriye uti nta mwana ukinarongo. Urumva ubu rero yagomba gutekereza acyuriza ubukwe bwe kandi umugabo yabirangije kera. N'umugabo cyane. Ariko kimenye ntukabeshye. Uba wabonye amafaranga yo gukodesha sare, ubona ikanzu y'umugeni wawe, ubona ibyambarwa byose ugeretseho n'ibikoresho byo mu nzu koko wagiye ureka kubeshya. Mama ibyo biki? Ibyo byonyine uvuze byose warabibonye. Maze nizabamo nayikodesheje igihe kitazwi cyane rwose. Yewe mama byihore ku mugani wa papa ntabwo natekereje kurongora nyina.
gusa papa nizere ko ibintu bizakorwa muri reception byose uzabyishimira. Nta kibazo byavuze ko binyemereye. Biroroshye cyane. Binyemereye wanga kuma ni kutana rimwe ko y'abahirwe bagenzi bawe bari bamutwiriye. Oya humura mwana wanjye ariko sintegije rwose nta kibazo rwose. Oya ariko nta kibazo mwana wanjye humura. Ariko natuze nkubwire. Oya natuje. Urumva? Ngira n'ifaranga na rimwe riburaho. Urumva? Ndarisiraho. Ariko abagiye mu bukwe batagira icyo babura rwose bakagenda bangaya kandi ubukwe bwatahiye iwanjye. Ntibishoboka gusa. Niba rero ari uwo musanzu wabonye wamba kugeza ubu mvoze muri bindi nanjye nzabyifasha nk'uko nabikubwiye. Mungu ayo masoro ahubwo twiri ibintu umwana wanjye mwumva sijya nakubwiraga hano ubundi nawe igihugu yawe yabazwe nta kundi ko ariko ntacyo mwana wanjye se ko ariko gusaza bimera. Gusaza no gusahurwa mwana wanjye nawe niyo jya. bite se we urabona se ukuntu Kimenyi n'umugwaneza bagize ubukwe bwiza. Bagize ubukwe bwiza ariko kugeza ubu abantu byabacanze bayoba aho bari butahe. Wowe waba uhazi ko dushaka kujyayo kwitegura umuhango wo gutwikurura? Hafi cyane muri aka kanya rwose tuvugana barimo kuhategura ku buryo abantu bamwe bari butungurwe bahageze. Reka ahubwo telefone mbaze ko barangije kuhategura. Allo mugeze murangiza kumonta amahema ko hano bisa n'ibirangiye? Namwe murarangije? Izere ko mutaroye ngo hagire utuvamo inkuru zitahe kuri muzehe wa Kimenyi. Muri kubwira abantu ko muzehe wa Kimenyi nawe ashaka kuza kwakira abantu ne? Cyanda bemeye kabisa. None rero mukwe mukuru yacu ijambo risezera reka tumwumve. Okay naho mukanya. Murakoze kumva ijambo. Maze rero muzehe Munyampirwa ngushimiye uburyo mu muryango wa Murera mwatwakiriye. Niba bampera amashyi rwose menshi. Murakoze. Nkuko rero mubizi kuzinduka ni ukuzindukuruka. Nibyo koko rwose twabahekeye ariko noneho turashaka gusubira aho twaturutse tumaze kumenya nyine aho mwubakiye abana kugira ngo rero cyangwa ejo bundi n'abarumuna b'umugwaneza n'abasaza be bajye bamenya aho bamusanga. Tubashimiye rwose uburyo mwakiriye icyifuzo cyacu. Murakoze. Muzehe Gakwaya rero ndakumva ngo urabizi ko nta cyifuzo cyawe cyasubizwa inyuma hano kwa Murera cyane ko muduhaye umugeni mwiza nk'umugwaneza. Umwitegereze niwe rwose ntabwo twabavangiye. Ukuntu umuhungu wacu Kimenyi anezerewe rwose yishimye amaso ntabaha se. Ndabona mwenyura da nimurebe rwose. Maze rero mbere yuko tujya kukwereka aho twubakiye abana tubanze tubahe impamba izabageza iyo mwaturutse. Ndabona n'abanyagikari banjye rwose bakorana umwete. Baratebutse rwose. Rero muzehe Gakwaya tuhafite inzoga z'amoko yose. Kugera iwacu hano ntitujya tuzivuga mu mazina tuvuga inka gusa. Murazibona ndetse harimo n'imitobe yo kuza guha ku bana n'abandi batabasha agasimbuye mwagendanye rwose. Ariko harimo n'indi imwe yo ndayivuga. Inzoga ureba ni umutsama. Ni umutsama w'amazi hakurya y'amazi ukaba ugenewe tubyara umugeni mwiza nk'umugwaneza. Nuko maze rero muzehe Gakwaya mwakire rwose mwimushyikirize. Umuti wawe ntihakabura abageni beza bo gutanga igihe n'imbura. Natwe abasore turabafite cyane rwose. Maze rero nk'uko wabyifuje reka tujyane aho twubakiye abantu harebe. Murakoze cyane. Nanone rero nkubwire muzehe Munyampirwa ndakumva rwose. Ndumva usibye uyu mutsama ngomba gushyikiriza uwantumye rwose. Nk'uko twakomeje gusangira ndumva n'iyi mpamba rwose muduhaye twayisangira ibirori by'abana bacu rwose bigakomeza kuryoha rwose. muzehe Gakwaya ntugasitare rwose. Murakoze cyane. Umva mwa banguka sha banguka inzoga dusangire n'abashyitsi bacu nk'uko babyifuza ubundi twishime mbese
nuko rwose nimureke nanjye nshaka ukuntu nasoza ubutumwa ahasigaye mudushakire utubando twacu muherekeze murakoze oya tuzagire n'iyi mpamvu rwose nk'uko byifuje murakoze rwose papa Kimbe rwose biti kundi busa n'uhagaritse umutima urumva afite ubwoko rwose ndi ko umuhungu wawe se ari bunanirwe kurongora oya yewe si ibyo ariko uzi ko kugeza ubu muri aka kanya nta muntu n'umwe uzi aho Kimenyi ari bucyure umugeni we abantu barimo barabazanya hirya no hino byabayobeye yabuze icyo ashaka kunungura akanyereka ko ari umwana w'umuherwe nkanjye reka dutegereze turebe uriya sinzira azi icyo yokeje nibyo ndabona ariko wa musore mugenzi we Alphonse amwegereye ubanza arimo kumwonguraho urugo rwabo bagomba gutahamo ruherereye birashoboka reka twumve ndabona bamuhaye mikoro ubanza agiye kurangira abantu aho abageni bagiye gutaha umwana we ngo ari mu bikigo Kimenyi amabanga yashyizemo kugira ngo abantu bamenye aho azacyurira umugeni we naje iki kuko buriya njye n'ubwa mbere mbonye aho abageni bataha mu rugo nta n'umwe wari wakandagiramo ngo rumenye nagerageje kwinjira abantu bose b'inshuti ze ariko nta n'umwe uzi aho azaba we n'umugore we ubanza n'umugore we agiye kuhamenya nta kibazo cyumva nuko badataha mu iteme gusa nabyo haritahamo da none se ko wifashwa nka kumuha imwe mu mazu yacu ngo ayirongoriremo biteda kandi umugezi uratangiye kuzana iby'inka yarembye umva mubwire wa mugore haguruka tugende ndabona n'abageni bahagurutse tugenda ariko icyo nzi cyo turahabwa impundu tutamaze ariko se ikibazo ufite ni iki humura Kimenyi yaraduhumurije kandi ndamwizeye umwana wanjye turi kugana mu muhanda ugana iwabo wa Kimenyi azatura hafi iwabo ariko Kimenyi rwose nagenda akoreye abantu bose agashya kugeza ku munota wa nyuma nta muntu n'umwe uzi aho ari bucyure umugeni we kandi dore imodoka y'ababyeyi biri imbere yacu gusa nk'abo bari inyuma yacu batuvugiriza amahoni bo barabona duca hehe barabona turi guca ku bageni kandi nibo bazi aho batujyana aho bahisemo gutura ko aribo bahasi ndabona ari ba bandi baturi inyuma bari bukore muri serivisi twakira abantu mu gutwikurura ntibagende buhoro rero ariko simbwira Kimenyi yaba yarakodesheje hafi yacu tukaba tutari tubizi ahubwo se kumwana abagizi iwanjye bagahagarara nanjye ndabona bahagaze wasanga aricyo Kimenyi yibagiriye mu rugo akaba ashaka kujya iwakijyana dorere kumbona imodoka z'abageni zinjiye mu gipangu cyacu ndagira nte ndagira ngo ibi ntibishoboka rwose gute kubona abantu bose bari mu mamodoka binjira iwanjye mana uyu mwana arimo kudukina n'ibikira nanjye byanyobeye azarongorera iwanjye nyamara urabicira inyeri kandi ari urukundo ushatse waparika ku ruhande tukihuta tukareba ibyo ari byo niba hari n'icyo ashaka tukakimuha ariko reka tubone n'ubundi imodoka mbonye zibakurikiye ntabwo nabona aho mparika rwose buriya mu rugo huzuye kare ariko ibyo ni ibiki mu by'ukuri ndimo kubona ariko reka twihute turebe ibyo ari byo ayiwe utatubonye iki ubwo se ni ngombwa ko tuhagera neza kubera icyo ariko urabona batarimo gusohora impano babahaye se bazinjiza mu nzu iwacu azabe koko acyuriye umugeni mu nzu yacu ariko ntibishoboka rwose umva nkubwire rero biretire ndumva nkubwire ndabata ku gasozi wose urumva yewe sinjya ngira ibintu by'imikino yababa we niba nawe umugambi yari afite yanga kutwereka aho yiteguye gutura sinshobora kubyemera hasoni inzira yanjye inzu yanjye niyubakiye niteguye gusaziramo none ndashaka kujya kuyikuramo gute se muzihe nzira se mbega umwana nyamara ushatse wacisha make ntiwihere ubanza gute umva ahubwo ukuntu abantu barimo kuvugira ku ruhande wabumvise ariko sinumva numva iki urabona ngifite amatwi yo kumva umuhungu wanjye ibintu ankoreye ibyo mbona arimo ubu ngubu ntabwo bishobora gutuma ntekereza maze barimo kuvuga ngo atashye mu nzu y'abaherwe koko reba abantu bose batangariye inzu aciyemo umugeni we betere ndakora kuzimbwira umuhora iki koko umuhungu wawe mugire dore no kunywa ibishyingiranwa rwose dore barabyinjije ahubwo si izi ntebe n'amahema byatewe ryabo kuko ntabyo twahasize nta bindi Kimenyi yadukiniye umutwe ibintu byose abitegurira inyuma y'umugongo wacu mbega umwana ngo aradukina umutwe mwari nkubwire nta kundi byagenda reka batwikurure ariko abantu nibamara kugenda ndahita mbata ku gasozi bose yewe murera niko nkora
yawe ubwo tutiri mu karitwe byarangiye umutwe wahiye wanga kumuha imwe mu mazu dufite asanzwe none iyo witaga inzu y'icyitegererezo uzasaziramo niyarongoyemo mbega kimenye byadukoze yababa we Kimenye umuhungu wanjye anyeretse ko tutiganye koko abana b'iki gihe we ariko umuntu yabashoboza iki koko umuntu yabashoboza iki indyarya n'indyamirizi koko namenye inzu aricecekera none ntwayiruta izindi zose aha urimyoza mu biki ko bukomesheje uva ku bugugu bwawe kuko urabona ko abarinzi b'inyoni bajya inama nazo zijya indi ngaho ibeshya umusohore mu baguru rw'amenyo uri nyakubahwa ntareza ko igiteka ashoboye ariko baratera urabizi ndebye nabi n'indi mitungo yose mfite nazasanga Kimenyi yarayigaruriye ntabizi ahubwo nta bindi rwose ubwo nta kundi aramfatishije utinze gutya ngo mbahe sitasiyo imwe bagende bayigire birwaneho ariko mbone nabakira rwose kugira ngo abarinzi b'inyoni bajya inama nazo zijya indi arabitwese ngo bivuze ukuri ko kandi atsinzwe mbega Kimenyi bana bubu muri uyu mukino abarinzi b'inyoni bajya inama nazo zijya indi wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Murera mwayikiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Beretirida mwayikiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Kimenyi mwayikiniwe na Rukizangabo Shamaroyizi, Umugwaneza Eugenia yakinwe n'uwa Maria Cecile, Alphonse yakinwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, Adeline yakinwe na Mukeshimana Jeannette, Munyampirwa yakinwe na Twagirayezu Evariste, Umugwaneza